Hey guys, turabaramukije neza cyane bakunze badusaba Umuremyi Eric Official. Kuri ubu rero ngiye kugaruka kuri kimwe mu bintu bitewe n'amakuru naje kuzwamo nagaragara ku mbuga nkoranyambaga. Hari ibintu bya business yitwa ngo ni TMP ndetse n'andi ma business akorera online. Abantu benshi bakunda gushaka kugerageza amahirwe yo gukora ibintu bigiye bitandukanye. Muri kino gihe turimo bitewe n'uko ibintu byinshi byabaye nk'ibijya kuri murandasi cyangwa kuri internet, abantu benshi bakaba bashaka gukora cyane ndetse no kwinjiza amafaranga mu gihe gitoya. Muri make tunyotewe n'iterambere. Abantu turifuza guhindura ubuzima bwacu mu buryo bworoshye. Nyamara ibyo bintu iyo urebye ni byiza pe, mu gihe cy'uko wabikora bigakunda. Ariko amahirwe y'uko ibyo bintu wabikora ngo ntibikunde angana iki? Amahirwe y'ibintu bisaba ugashora amafaranga. Nibyo baravuga ngo no pain no gain. Nta bubabare cyangwa nta sacrifice cyangwa igitambo watanze ntacyo wakunguka. Ariko nanone twibaza ikintu kivuga ngo ubona uburyo abantu birukanka mu bintu cyane bino bya online, abantu bari kwirukankiramo bashaka amafaranga, bashaka ubutunzi, bifuza gukira mu gihe gito. Ubona biramutse ko kari byo nk'uko koko bavuga ko bifite amafaranga cyangwa bitanga amafaranga mu buryo bworoshye, mu buryo babivugamo nyine ko ari inzira zo gutuma abantu bakira mu gihe gito. Ubona muri ino si hari umukene wasigara, cyangwa wibwira ko ari ubwenge urusha abandi bw'ahantu higira amafaranga ku buryo bw'atebana ngiye kuba umukire uko bizagenda kose. Aya ma online companies akora bino bintu cyangwa se aba bantu bagenda bafunguza izo mbuga mukazishoramo amafaranga, ibi bintu bizaduha amafaranga ngo kubikuza ngo kugira gute biki n'ibiki. Ibintu bya online bimaze gusaza abantu benshi cyane. Ariko nanone ibaze ngo ayo mafaranga ushoye ejo cyangwa ejo bundi iyo account umugani nujya kuyisubiraho ugasanga account nta ikiriho, kwa kundi wajyaga winjira muri login uhita ujya muri account yawe wajya gukoresha, ejo cyangwa ejo bundi iyo urwo rubuga nujya ugasanga barukuyeho abo bantu. Abantu benshi banajyana ibintu by'amafuti bakora, byaba no kuvuga ngo amafaranga barayabitsa, konti yawe ukaba uyirekeye amafaranga uvuga ati ibi ntaho bizajya, konti ni yanjye, urubuga rurahari, ibintu birizewe. Iyi si yamaze kuba isi y'imitwe, abantu benshi ni ababeshyi. Urashora amafaranga yawe, abantu bamwe banaguze. Nahoze mbona ibi bya TMP, ni bamwe muri abo bantu bakora ibyo bintu bya online. Abantu basaze ku mbuga nkoranyambaga kabisa, ndetse ndabanyurizaho n'ama-screenshot muri kino kiganiro. Ntabwo nibwirwe nshyiraho amafoto yandi, ndashyiramo amafoto byo nyine mwirebera. Abantu barimo bavuga ati wane ngiye twahiye abagent, noneho basoza abagent ba MTN, abantu bagiye batandukanye. Ariko mutekereza ko ubukire bw'isi cyangwa ubukungu bw'ino si kububona ukaba umukire uretse bino bya online baba bishya? Mutekereza ko bibaye ari nk'uko mwe mubibona ati mu mezi angahe wane ati nko mu mwaka ndabona nubatse inzu ndanguza ikibanza? Utekereza ko ari umukene wasigara, cyangwa wibwira ko ari ubwenge bwinshi uba ufite wowe burusha abandi ati ngiye mbonye aho ngiye gukura zahabu zanjye mbaye umukire, ubuzima burahinduka? Aba bantu benshi bazi gukina n'ubwonko bwacu, bazi gukina n'ubwenge bwacu. Izi business za online abantu benshi mwirukankiramo ni scam, ni ibintu by'imiti. Iraguha uyu munsi igire gute, ariko umunsi izabemereza rimwe, izabakandira rimwe. Abantu bamwe barandika ku mbuga zitandukanye ati atubishoboye bana mpe n'igihumbi, mpe na 5 byibura ngure n'amakara ndebe ko byibura ndi burya kuko ntacyo mfite, udufaranga twanjye twose twari tukiriho. Urumva uburyo bino bintu ari ibintu by'ibibazo. Abantu tunyotewe ubukire, abantu turashaka gukira kandi nibyo pe. Ariko ikibazo aho dushora amafaranga yacu, aho dushyira imbaraga zacu, aho hantu hari clear yuko koko hazaduhereza, cyangwa ubukene n'ibyifuzo dufite by'aho twifuza kugera bidukoresha amafuti ku buryo twibagirwa tukareba ibitangaza dusezeranywa kandi bidahari. Ibi ni bimwe mu bintu biteye ikibazo kandi biteye n'inkeke. Ubu abantu bamaze guhombeshwa n'iyi TNP ni abangana iki? Hari izindi zagiye zihomba ni nyinshi, n'ubu ziracyari n'izindi ziri online. Abantu ntibashaka kubireba ngo barebe ibyo bintu babone isomo abandi bagenda bigira muri ibyo bintu. Niba urukura amafaranga yakureho n'umunsi ibyo bintu bivemo, mane ubukire bw'ino si haba ari amafaranga uyakorera kugira gute abantu bakabona yino. Simvuze wenda ngo umukore za fucking job cyangwa mukore utuzi tw'amafuti cyane, cyangwa se bamwe bita tw'amafuti cyane, ko nge sinabikwita ngo ni amafuti kuko akazi kose kagaburira ugakora. Umurimo mubi ni ukwiba no kuroga n'uburaya wenda, sibyo? Aka abantu iyo nyota mufite yo gukira, uziko byo bintu bigendeye no ku buryo online business zibabeshyamo cyangwa zibasezeranya ubukire budashoboka.
biramutse bikunze cyangwa biramutse bikorwa nk'uko babibasezeranya ati iyi business ya online mu mwaka cyangwa mu myaka 5 ituvuga ati nzaba ndi umubosi, nzaba mfite etaje, nzaba mfite imodoka ya danje, nzaba mfite amafaranga. Ni ukuvuga ngo bo mu mutwe yacu bitewe n'ubukene twagiye tugira cyangwa se ibibazo by'umuruho w'ubutindi no kuba twarakubiswe mu buzima, amafaranga bataraboneka cyangwa tutaragira ahantu kure mu buzima, twifuza ko inzira yari yose yaza twayijyamo, icyo ari cyo cyose cyaza twakijyamo, niba ari no gushora udufaranga twacu dufite imbere n'inyuma no kuguza no kwiteranya n'abantu, ariko ngo tujyemo tubone ko aho hantu byibura tugeze ahantu dutekereza ko tugiye gukira. Mana, ibyo ayo mafaranga aba yaboneka gutya, n'abakire ntabwo bazongera kubahana n'abakene. Buriya uzwi ikintu gituma abakire tubana neza muri ino si tukabaha icyubahiro ari ukubera ibiceri byabo baturushaho, ko umukire yaza kukubwira icyo ufite yawe, ariko kubera ko uzi ko hari icyo umukorera nawe akagira uburyo gukuriramo umufuka ugatekira, nawe wanyogereje imodoka, wankoreye amasuku, wantekeye, wameseye, akira. Buse umukire abaye afite inote, nawe ufite inote wari umukene, ubwo yakubwira ngo genda unyogereze imodoka, ntabwo bishoboka. Ubuse buri gisirikare cyose kibaye gifite ba generali, hari uwabwira undi ngo ndi yamubwira ati gaceza, ndakurinda murinda bamakiza, ko tungana twese turi abakire. Niyo mpamvu wine muri no sakarutya kandi kagomba kukamira, karutya kandi kagomba kukayobora. Ibi rero abantu benshi bihutiramo byiza online ni ibyifuzo byo kugira ubukire mu gihe gito. Ikintu cyitwa amafaranga n'ubutunzi bw'isi ni ikintu umuntu yirirwamo ari imyaka yose, agakora imyaka yose, akazarinda afite amafaranga atarayabona afatika mu buzima. None izi za online zo z'ibintu by'amafuti, umuntu agenda akarara afunguye soft akavuga ati ngewe abantu ngiye kubatuburira pe. Umuntu akaza akabakubitamo icyuka agashaka n'abacyamamaza ati iborire mu kazi. Natwe si ugushya mugashora. Abagent bo nabonye ari amarira nyine pe, ariko nanone bagomba kurira nyine, niko ubuzima bugenda. Izo za risk muba mwarafashe ujya mu bintu bya online ushaka gukira, abantu bagusezeranya ubukungu mu gihe gito, ariko ubwo bukire uguzi n'abakire bagiye bakira muri ino si byabatwaye igihe. Ntabwo ubukire ari ikintu utekereza uvuge ngo ejo ndaba ndi iki cyangwa ndashobora iki n'iki n'icyo amafaranga abone mu gihe gito. Rero ibi bintu bya online abantu benshi mwijandikamo, ari n'ababiri moto bagira inama mushaka uburyo mubivemo kabisa, kuko bino bintu biragusezeranya icyizere cy'ubuzima ushaka kwifuza kubamo mu hazaza hawe. Nta nzira mfite z'imibereho ejo cyangwa ejo bundi ibintu bizamereza amafaranga, niba ku kwezi nabona ya use mu mezi 6 nzafite angahe. Already utangiye gutekereza ibintu kwati Imana bwa buzima bw'inzozi nifuzaga ngiye kubamo. Ariko nanone warebye ibintu bya online abo byakijije, simvuze ngo ntabwo, ariko nanone ikintu umuntu ashyira ku rubuga ejo cyangwa ejo bundi aba yanagikura, kandi ntabwo mujya kujya inama kuri website cyangwa se urwo rubuga ujya ejo cyangwa ejo bundi usanga atarukuyeho. Ntumenye igihe, ni wowe ubizi. N'ubu yakiyongoza akavuga ati urubuga amafaranga ari abantu ari amakonti ya naya mu rufunge, nta muntu ukemerewe kubikuza ngo narukure amafaranga tuyakure. Ba bantu bashoye yabo subwirirwa murira, baratubeshye, baradutuburiye. Niba ari n'uwagurije amafaranga ugasigana intambara yo kujya kumwishyura, nawe ubwawe wariwe nawe utarana yashyize no muntu. Ibintu bya online mwabiretse, kibi bintu abantu benshi bazabisabira. Mana, ibi bintu bituma n'abantu bashobora no kwiyahura. N'abantu no kwiyahura yakiyahura. Ubuse niba ufite nka miliyoni zawe 2 cyangwa 5 udafite ubuzima bwo kwanga ufite amafaranga, nta kintu kizima wagezeho byibura utaranayakuye ngo uguremo n'akabanza cyangwa uguremo n'ihene. Ibintu bya online abantu mwifuza gukiramo munyotewe no gukira vuba, uzabakire muri no suzi imyaka byagiye batwara kugira ngo bagere kuri ubu bukire. Uzi igihe bitwara kugira ngo umuntu agere ugasongero yifuza, uretse ibya online basezeranya ibintu by'ibitangaza bidashoboka. Ubuse abantu bahiya yabo bo barabaho batetu, ari handi usaba gusa umuntu yagize depression n'agahinda kaje, abantu no kwiyakira ukamunanira akabaho n'igihe biyahura. Ikintu kibitera nuko dushaka kugera ku rwego rwo hejuru mu gihe gito, kandi ngo yabyaye byihuse yagize gute cyayi bitabona te, kandi inzira za bugufi zisha abana b'imbere. Nta bindi bintu bindi muri bino bintu. Uko ushaka ikintu cyoroshye, umuntu ukeneye amafaranga yawe kushora avuga ati isa nzamukubita umunsi umwe azayazana y'abantu urubuga bite murangiriza rimwe, arakureshya. Kera nayo najyaga nkunda gukina biyari nyine umutora.
Hari ukuntu wakinaga biyari waba uri gukina umuntu ukabona yana yageze gute, yakubonye akabona ko akurusha biyari, mwaba murimo murakina akigira nk'aho ari umuntu ubona ko yikinisha nk'umusa, akina yabyoroheje ukavuga ati n'umuntu ahubwo ndanamutsinda. Abarambwira ati shoreta amafaranga, nashoretse amafaranga ataba gukina igihumbi mu manota ya muri biyari. Bageze mu kibuga umutipe yankubise imikino 3 y'ibihumbi 3. Arangije abarambwiye nari mfite n'andi mbanza 600. Abarambwiye ati nawe ngo yashyiraho tuyakeneye. Ndamuganire karega. Arangara ati kubera ko yari yamaze kubona uburyo nkina ibaguha amanota 10, ntari butanjyana amanota 10. Ndavuga ni uyu muntu wansindaga niba mpaye amanota barantsinda. Ndavuga nti ntari biyana. Yarangije nayo 600 tuyakenera rimwe, abare yandi abansinze imikino 4 ku busa. Arangije mu nyuma yarambwiye ngo nta mwana ugira urarana amafaranga. Ngo umwana ararana amabyimuka wundi. So rero ikintu nshaka kuvugamo aho nuko twebwe ibyizere n'ibyo dushaka kugeraho muri runo buzima ni byiza kandi birahambaye, ariko abo bantu badusezeranya ibyo n'abo bantu ba online, ubwo bukire bw'isi ubaye butangwa gutyo mu buryo bworoshye nk'uko babasezeranya online babeshya ngo ubukire burahari biki n'ibiki, ko tubona ingero ko ari ukubambura no gukora izo mbuga mugahiramo n'utwo mwashoye twose n'utwo mwakobokeye nta n'icyo mwigejejeho mukabimbwa nk'abandi. Icyo muzageraho ni iki? Ibi bintu bya online abantu mushatse mwahindura umuvuno mugashakira ahandi tu, kuko muzashobora amaherezo muzashya tu.